bivuga yuko yari yaramunangiye umutima kugira ngo ibanze igaragaze imbaraga zayo koko ko ari imbaraga nyine imurenzeho, ikora ibitangaza byose. Rero Imana kuvuga ngo ibabarira uwo ishaka, turi buze gusigarizayo ubushake n'ubudahangarwa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze by'Imana. Mu Befeso 1:11 biravuga ngo Imana ngo ikora ibintu byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Imana rero ni Imana, ibintu byose ibikora nk'uko ibishaka. Ibishatse yakubabarira, itabishatse yakureka. Ni Imana nyine, mu bumana bwayo ifite ubwo budahangarwa n'ubwo bubasha, niyo mpamvu ikora ibyo ishatse mu mutima wayo. Rero ijuru tuzaribona, tuzanariharanira, kuko Bible iravuga muri Matayo 11:12 ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza uyu munsi, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga cyangwa se igitugu. Ariko nanone bitavuze yuko Imana mu bumana bwayo buse ko igisambo cyihaniye ku musaraba kikajya mu ijuru. Ariko nanjye ntago bari buncike ntabasobanuje akantu kamwe, nanjye njya nibaza cyangwa se n'abadukurikiye nabo bashobora kuba barimo kwibaza. Hari igihe ushobora kubona abantu tujye twumva barokore cyangwa se abakozi Imana bakunda kutubwira ngo Imana yacu ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ukajya kumva njya ngo hari n'umuhanzi waririmbye aravuga ati ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Utwo tuntu twose nimo kuvuga ndashaka gusasira akabazo ngiye kubaza. None gute hari igihe ubona ukabona abantu bamwe barahiriwe abandi bararumbije, ukabona bamwe bagiriwe neza, ariko ukabona hari abandi bababaye. Muri make ukagira ngo hari umuntu wavukiye kuba mu buzima bw'ibibazo kuva avutse kugeza ashaje, kandi ugasanga abandi niba abantu bavuga bati vraiment jewe ibyo muvuga nagezeyo. Bakozi b'Imana, ese Imana yacu kitarobanura ku butoni nk'uko twahoze tubivuga, gute tubona bamwe bahiriwe? Reka dutangire tubasuhuza tunabaha ikaze kw'iyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'abakozi b'Imana, n'abantu musanzwe muzi, n'abantu batari bashya kuri kamera z'iyobokamana ndetse no ku bindi bitangazamakuru bitandukanye. Mbese umuntu avuze ngo n'abantu bakomakomeye muri umurimo w'Imana ntabwo yababeshye, kubera yuko hari uburyo tugenda turutanwa. Nkatwe bakatwita abana mu gakiza. Njya numva ari abapasiteri bajya bavuga ngo turi abana mu gakiza, wenda baraza kubinsobanurira mu kanya. Abana mu gakiza n'abantu bakuze mu gakiza ni bande? Noneho rero reka rero tubakire, ariko ntabwo iyobokamana TV iri yonyine, ahubwo ndi kumwe na Kanani TV Rwanda, hari Gira Neza TV, abantu batandukanye. Ubwo ndavuga abafite amashene, hakaba kandi na ibyiringiro bizima TV, Pastor François TV harya nayo urakora wowe? Simbizi nimba Imana ibyemera ndebera kuri gute ndacyabaza Imana. Uraba mutesiyo Imana yarabemereye mwe mumumere mikoro banze muhati ibibazo. Wowe Imana kwemera gukora sheni? Gusa n'Imana yagombaga kunyemerera. Ingira ngo Ijambo riratubwira ngo nimugende mwigisha mu mahanga yose, mubwiriza ubutumwa bwiza bazihana mu biri mu by'Imana yanyemere, ntago ari mu byo ngomba kongera kubaza Imana. Okay. Jide, wowe Imana hari icyo yabikubwiyeho cyangwa warihamagaye? Igihe kigeze kandi gikwiriye abantu bakwiye kugira ibyiringiro bizima. Imana arampagurukije ngo mbibutse ko bakwiye gutunga ibyiringiro bizima. Shyiraho sheni ibyiringiro bizima TV. Okay, ni byiza cyane. Kanani TV Rwanda ubwo nabo bari mu murongo. Ni mu ngaho hagati. Ni mu byaho ngaho. Njewe Joel, njewe reka babwira iyobokamana TV. Njewe ni company, urumva, nakoze yivuga butumwa. Urumva ka ni company yivuga butumwa cyangwa ni company ivuga butumwa cyane ni ikinyamakuru. Nyine ni ikinyamakuru cyandika amakuru ya Gikristo, iyobokamana.com ni iyobokamana. Nuvuga yaba mabushyiraho yaba meza ushyiraho. Burya nta makuru mababaho, ahubwo amakuru yose agomba kumenyeshwa abantu. Ya Gikristo oya nayo. Ariko ni byiza birahari. Ni byiza birahari, abashumba beza batugura, abakozi b'Imana, hari n'abagiye kunyimika mu minsi izaza. Urumva ni umuhango uzabera kuyobokamana TV, kwimika pastor online. Yes, urumva erega mwamazeho amaturo n'ibyacu biba mwenyine Mana. Intego yawe yo kwimikwa ni amaturo n'icyacu.
niyo uzaba ugamije. oya ntabwo ariyo ngamije ariko ni ukugira ngo abantu bamenye ko bagomba gushyigikira umurimo w'Imana kuko banoze ko batangiye. intego ye ngo ni amaturo n'icyacu. Reka wenda tubonereho n'umwanya n'abandi bashumba bamfashe. Ntago icya 10 n'amaturo abantu babyumve neza. Umuntu bundi yakunze Imana nta nubwo yatanga kimwe mu 10. Yasobanukiwe uburyo gukorera Imana ari byiza. N'9 mu 10 yabitanga. Rero nimba ugamije kimwe mu 10 uraba wiyimishije 9 mu 10 by'abantu biteguraga kuguha 9 mu 10 kuruta kimwe mu 10. Ibyo rigonde ubuze none se ubwo okay wenda si icya 10 mvuga ngo nicyo naba ngamije ariko hari ibintu mbona nyine abapasiteri mubona by'imigisha ukuntu nkabibura ari nge wagombaga no kubibona bamwe bakanyuraho ngo duherere pasiteri runaka waje kubwiriza imvune ngira ntiyagira unyita rero ngomba kwimikwa rero nanjye bakangoboka kigusubiza. Joel kwimikwa ntago ari byo. Niba ufite iyo myumvire yuko wimikirwa kurya icya 10 n'amaturo, wowe komeza urya iyobokamana arahagije. Ariko icya 10 n'amaturo yerekera abatambyi. Bakajado nawe twumva ntabwo nari ngiye kuvuga. Nyuma y'amagambo abashije ngiye kuvuga buriya nari nkiri kwibaza nubwo ubwo mwamutangira ahubwo we atangirwe n'ibyo nacyo isi. Ahubwo nge navuga ngo tuzirikane yuko no muri uwo murimo yabatangiriyeho Mutesa namubaza ibigendanye n'abakozi b'Imana ngo babashije imihamagaro iratandukanye. Ubwo uzaba uhamagawe n'ikibazo uzaba wihamagaye uzaba atari ukiguhamagaye. Rero nimuvuga dore rero nimuvuga ibyo ni icy'ingenzi. Ubundi hari imisozi dukunda kwigishaho 7. Umusozi w'idini ari ryo torero utandukanye n'umusozi w'itangazamakuru wa media. Rero wowe uri ku musozi w'itangazamakuru, Imana yaguhereye umugisha kuri uwo musozi w'itangazamakuru w'idini urekera abashumba n'abakozi b'Imana. Ndahita mbaza rero ba Fiyona na ba Mutesi baje mu biki, baje mu itangazamakuru mu biki. Izi shene mwakoze muri kuza kurwana n'iyobokamana TV. Twebwe ntago twaje ku musozi w'itangazamakuru gusa. Uretse ngo usubize nanjye. Ntago twebwe twaje ku musozi w'itangazamakuru kugira ngo tujye kumva ngo tuje kurya amaturo y'itangazamakuru. Turashaka gufatanya n'itangazamakuru kwamamaza inkuru nziza ko Yesu ari umwami. Ni nkaho ntacyo narenza ariko nagira ngo nkubwire ko umusozi wa media ukunda kugendana n'umusozi w'iyobokamana n'aha muri Bibiliya. None se ugira ngo amakuru ya Mose, Matayo na Luka na Yohana twayakuye se muri media. Ubwo rero nanjye nifashishije media kugira ngo ntangaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko wowe urumva urashaka icya 10 n'amaturo. None se aba bantu mbwiriza ubutumwa dore ndahandi imbere yawe n'imbere y'Imana. Nihagira umuntu wandika muri comment ati Mutesi naguhaye icya 10. Cyokora hari ugeze kumbwira ati mbonye akazi umushahara wa mbere ngiye kuwubiba nguhereze byibuze nitwe ko ntanze umuganura ku Mana. Imana imuha umugisha rwose. Umukobwa wanjye uri mu Bubiligi nawe ariyize ariko nta muntu njya naka icya 10. Nuhamagarwa gutyo uzakena. Ryari yariho nyine yoboka. Icyo nge nakongera umuhango wanjye wo kwimikwa murawurwanyije. Murawuvumye. Reka nse nkaho bigeze bakubwira hejuru y'imisozi 2. Abangaba uri kubona ida batasa nkaho baza gukwepa nanone izindi nshingano. Akazi bakora niko kabateye kwamamariza ubutumwa no muri journalism. Wowe akazi kawe nyirizina hari icyo bita specialisation mu kwameliora qualité na quantité. Aba nubwo uzababona bari kuri uyu musozi bagagira itangazamakuru babasha gukora, niri kubafasha bya bindi basanganywe. Ni ukuvuga ngo specialisation ni ijambo, noneho muri iyo specialisation y'ijambo bakabasha gushaka inzira y'uburyo ubutumwa bwiza bubasha kugera kure. Ariko we specialisation yawe ni journalism. Ni ukuvuga ngo kuri ya misozi nose ngiye mu ibyo tangazamakuru kubera nkora itangazamakuru rya Gikristo. Kuri ya misozi twigeze sinakora urumva
nose pastor ntabwo wemera ko ari abapasiteri ndusha kuvuga ubutumwa? ibyo ngibyo ntago twaba twe twaba twaje kuditamininga, ariko si impaka na yuko bataba bahari, ahubwo nge ndi kukubwira ikintu kimwe, specialisation ya meliora qualité na quantité. Ahubwo muri uyu musozi wa journalism tukwifuriza kugiramo specialisation inakomeye, dore yuko nyine ari ikinyamakuru cy'itangazamakuru umenye ibintu byimbitse nyine unadurushe nabo bakozi b'Imana, ariko uzi yuko ngo in the beginning ni journalism. Noneho mu ntango ni itangazamakuru, ariko muri rya tangazamakuru ni rya Gikristo. Niyo mpamvu ibyo uri kuvuga none se ubundi wibaze magambo yose ugiye kwakira turava na bamwe muri twebwe ushobora kuba wakikanga wabarushije, kubera iki wumva buri wese si gitangaza ko wabarusha, ariko nubwo ubarusha specialisation yawe ni itangazamakuru, ariko abangaba specialisation yawe ni umurimo w'Imana. Numvishe Mutesa asa nkaho yiyekiza ngo nta wakimuhaye. Reka ndangize jewe numvishe usa nk'uwiyekiza ko nta wakiguhaye, no kutakiguha ubundi ni ikosa. Reka nangize mvuga gutyo, urumva? Reka nge ukuri tukwitukuri. Bibiliya hari ivuga ku bigendanye buri mukozi wese akwiye ibihembo. Mutumva na Jo ari kuvuga gutya. Iyi journalism ye hari uko agomba kuyoroganiza, kandi buri wese ibasha kugira ikimubyarira. N'aka kazi uri gukora ndiho abasha kukaguhemberamo, akakaguheramo umugisha. Rero nicyo nabivugaho mu magambo make. Intumbero yawe ni itangazamakuru, ariko intumbero y'aba ngaba ni rya wa musozi wabo wo kwidini. Kuri uwo musozi w'idini bakabasha gutambukirizamo ubutumwa bwiza binyuze no muri journalism, ariko by'umwihariko atariyo yari intumbero yawe. Azahaguruka ngo ugiye gushaka abari buvuga ibi ubutumwa uzenguruka ahantu hose, ariko abangaba baba bicaye ngo bakore umurimo w'Imana, atari ariyo base nyamukuru. Wowe base nyamukuru yawe n'itangazamakuru. Nicyo nabivugaho. Tugakure neza abantu bajye baduha icyacumi, bajye bakibahada. Bibiliya hari maso uko nta cyemere kima ni ikibazo wa mugani wawe. Ariko Bibiliya reka gato tukiraho mubwo muzanye impaka z'icyacumi. Reka tubanze twibwira abantu, kuko harimo abantu benshi batazi abantu bari hano. Mukomerezeho ikiganiro. Jowera bayinjije abantu ku bintu byose baba bifite inyungu. Urumva ko umuhango w'iyimikwa ryanjye murawushe. Uwo ngo turawukansorize. Ubaye kansoredi. Nzemikwa ni reka tubanze usenya kwawo nuko François yakubajije shaka kuyoba umusozi Joe, kumva specialisation yawe watapye haje. Ngewe gatoya wenda kuri iki kintu cy'icacumi abantu bacyumve. Reka mbarize n'abantu nubwo tutaribwirana, nabyo ntacyo bitwaye, baraza kutumenya, baranabazereka. Ariko none hari umuntu wambaje ngo ninde uhabwa icyacumi, ni uwuhe mushumba uhabwa icyacumi? Ni urusengero usengeramo, ni pere spirituel wawe ukurera mu mwuka, pere spirituel. Icyacumi gishobora guhabwa umuhanuzi. Ndagira ngo aho hantu wenda kuko Jadera avuze ati mujye mukibaha. Hari wambaje ngo ariko njye nabuze nzajya mpa icyacumi. Okay, reka baze bagusubiza, ariko mbere yuko basubiza reka tubanze tuvuge wenda turi muri Bauba Hotel, n'ubundi ni ya hotel nziza ibifite amashambure meza yo kuryamamo, amasare, amajaride ndetse n'ibindi byose. Nyine na ahantu heza wasohokera warangiza ukigurira. Bazi no kotsa ibintu bitandukanye nkuko nkunda kubibabwira kuri kamera za Iyobokamana TV. Twinjira baba badusanitayizinze, badusuzumye corona, tugasanga imiriro yacu ntabwo irenze, abantu batabona twicaranye bakagira ngo nukwirengagiza amabwiriza ya coronavirus. Tugomba kuyubahiriza kugira ngo dukomeze duhangane n'iki cyorezo nkuko nyine bimeze. Abandi nizi mikoromona dukoresha tuba twazikora icyo bita kuzisanitayizinga hano ibihari hano hafi, kugira ngo ibintu byose bikomeze kuza bigenda neza. Turi kumwe rero n'abantu batandukanye nkuko nabivuze. Uriya yitwa Pastor Jadon, umushumba w'itorero ryitwa, agiye kutubwira, bamwegereze mikrofone. Ni umushumba mukuru w'itorero rya The Whole Israel The Whole Israel Church. Uriya yitwa Fiona, ni umunyamakuru
mukuru akaba n'umumama pasiteri muri Kanani Revival Temple. Uyu nguyu yitwa Nshimiyimana Jideo, ni umuvugabutumwa asengera muri ADPR Nyakabanda. Uyu nguyu yitwa Pastor Mutesi Marie Aime, ni umuvugabutumwa w'abantu bose ariko akabarizwa muri Maranatha hariya hakurya. Uyu nguyu yitwa Pasiteri Ngoboka akaba asengera mu itorero rya Jubilee Revival Temple. Uyu nguyu yitwa Pasiteri Habimana Faraswa. Uyu nguyu ni umuhanuzi, ni umuntu ukora ibintu bitandukanye, akaba ari umuvugabutumwa international. Uyu mwumva kuri kamera rero ni Mr. Joe cyangwa ni Joel wa Iyobokamana TV Pastor Online. Nagira neza TV nyine kwa Mutesi na kwa Kanani TV Rwanda, byose nabivuze nyine kugira ngo bize kugenda neza. Ibyiringiro bizima TV nazivuga zose tugenda tuzigarukaho. Rero reka ngaruke ku kibazo cya Pasiteri François maze mpe Pasiteri Ngoboka kugira ngo amufashe kumusubiza. Ninde uhabwa icya 10 gihabwa pere spirituelle? Ese umuhanuzi ashobora guhabwa icya 10? Wenda reka bari byo duheraho gatoya kugira ngo tuze tunakomeza kuri topic y'umunsi. Urakoze Joel. Reka nsome icyanditswe kiri muri Maraki 3:10 kiravuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza. Hano birasobanutse. Ntago icya 10 gihabwa papa wo mu mwuka cyangwa se spiritual father wawe. Ntago icya 10 gihabwa umuvugabutumwa wakunze cyangwa se umupasiteri wakunze cyangwa se ugufasha. Oya, uwo nguwo wamuhereza icyo twita love offering, ituro ry'urukundo. Ariko icya 10 n'amaturo cyangwa se ibya 10 n'amaturo bishyirwa mu bubiko mu nzu y'Imana kugira ngo ihoremo ibyo kurya, hanyuma bigatunga babashumba bo mu mwuka, babavugabutumwa, babandi bose, cyangwa se n'iterambere ry'urusengero n'ibikorwa by'urusengero. Ariko kigiye gihabwa umuntu wese ubonye n'ugufashije, byaba bihindutse yuko bitagishyirwa mu nzu y'Imana, ahubwo bihabwa ubonetse wese. Niko byumva. Hari ikintu nshaka kubaza Pastor. Urabona nko muri iki gihe cya COVID-19 hari abantu bakiriye ubutumwa bwiza, insengero zifunze zidakora. Nanjye ubwanjye harabona bubyaje, nawe ubwawe barahari, n'aba bose barahari. Abo bantu ko bataratangira kwinjira mu nsengero ko zifunze, cyangwa se n'abari baraguye bakongera kubyuka, wenda akaba yaraguye asengera muri Amerika, akongera kubyuka asengera mu Rwanda, akongera kubyukira mu Rwanda. Undi akaba yaraguye ari mu Bubiligi akabyukira muri Aziya, sibyo? Ku icya 10 uvuze ko kigomba guhabwa itorero kizanwa mu rusengero, abo bantu icya 10 bazagihande. Uwo ni uwa mbere. Wa kabiri, urabona ko muri ministeri 5 ngira ngo zikorera mu rusengero, ministeri y'ivugabutumwa irakora cyane kurusha izindi zose. Mu buvugabutumwa yaragiye ajya kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ngewe mvuye ahangaha mvuze ubutumwa bwiza mu Bubiligi, kandi itorero riba hehe? Riri ahangaha. Uyu muntu kakubwirije ubutumwa bwiza, kandi uwabwirije ubutumwa bwiza akaba avuga ati mbere ya byose nzabanza nsengera nawe usengera, mubinyumvishe neza, ariko ndakijijwe natuye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ko atari kujya no mu rusengero, icya 10 aragihereza nde? Aragiha wa muvugabutumwa wamwitayeho, umubwiriza ubutumwa, umenye uko yaryamye n'uko yabyutse, cyangwa aragenda ajye kugitanga mu rusengero, cyangwa agihe abajya mu rusengero bakimujyanireye? Ni ibyo bibazo bibiri mbajije, mwansubiza. Icyo nagusubiza aho ngaho, niba umuntu adafite urusengero ntarwo afite nyine. Ubwo ngubwo uwo yagihereza n'urimo kumufasha mu buryo bwo mu mwuka. Ariko uvuze ngo ntabwo gihabwa umubyeyi wo mu mwuka, kandi umubyeyi wo mu mwuka niwe uri kumufasha muri icyo gihe. Nyine umubyeyi nawe agomba kuba afite ahabarizwa. Ntabwo umubyeyi aba ku gasozi agenda gutya. Niba ari umubyeyi ufite urusengero, ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana, sibyo? Ari mu Rwanda, undi ari muri Amerika. Ari mu Rwanda, ibyo si ikibazo cyo kuba umwe ari ku rundi ari hafi. Yego. Kuko n'ubundi nawe hari umuco utari mwiza, usanga urusengero rufite abashumba nka 6, ariko ugasanga buri muntu ahereza icya 10 uwo ashaka. Ariko guca iyo ngeso mbi
yo kugenda utangaguzwa ku muntu ngo wiyumvamo ngo ukunda, abantu bakwiye gutanga icyacumi n'amaturo byose bikajya mu bubiko. Ariko iyo bibaye gutyo, niba urusengero ari runini, abashumba ari benshi, wowe ukagenda ugihereza uwo wiyumvamo, muzasanga inzu y'Imana ifashwe n'ubukene, kubera yuko abantu batakibitanga mu nzu y'Imana, ahubwo babihereza abantu prive mu buryo bwihishe. Rero niba umuntu wamubwirije online akaba atari yabona urusengero asengeramo, nakiguhereze wowe. Ariko noneho niba afite urusengero, narutange muri urwo rusengero. Murakoze cyane. Yego. Reka Jado wenda nawe atugire icyo bivugaho. Iki kintu murakoze cyane ku kibanza, wenda muransobanurira. Ubundi Jado nansobanurira urusengero ubundi n'inzu. Ubwo aza kunsobanurira, urabona n'urugero nko mu gihe cya coronavirus, insengero zifunze, abakozi b'Imana hafi ya bose bajya bakora ivugabutumwa banyuze kuri social media, ku Iyobokamana TV, kuri Zaburi nshya n'ibindi bitangazamakuru bikora itangazamakuru rya Gikristo. Urumva nuza kuvuga ngo urusengero, nanjye nemera hari abantu ubwo bagiye babinyaturira bakandi ndakubwiza ukuri ko Iyobokamana muri coronavirus mwatubereye urusengero twasengeragamo. Urumva icyo cya 10 rero abapasiteri bagiye banyura hano bakabaha icya 10 ntibakinzanire, bamenye ko bafite ikibazo ubwo niba ari uko bimeze. Jado reka nsobanurire. Reka ndumva dusa nkaho wenda nibiba ngombwa tuzabigire topic igendanye nabyo. Oya nsubiza mu magambo make ndabanza mbasubiza ikintu kimwe. Ubwo byasaba ngo tutangire dusobanurira umwimerere w'ikigira 10 cyangwa umwimerere. Ibyiciro by'amaturo biratandukanye, ariko reka tugaruke ku kigira 10 kuko aricyo mwashimye kuvugaho. Ibyo buri wese yarari kuvuga twabashaga kubikurikira, ariko mukwiye kubanza kumenya uwo mwimerere w'ikigira 10. Bibiliya ivuga yuko ari kerejwe bande. Iyo uvuze muri ministeri eshanu umuntu yigeze avuga zigiye zitandukanye. Rero abarewi cyangwa abatambyi nibo bari bashinzwe icyo kigira 10. Abantu babyumve neza uko byakagombye kuba biri, nibo bari bagishinzwe. Rero peri spirituel wawe aramutse ari umuvugabutumwa atabarirwa muri ya ministeri ya kirewe, ntago iki cya 10 cyemerewe nawe. Kandi niba ari umuvugabutumwa w'ukuri, ibyo arabizi. Muri ibyo byiciro by'abakozi b'Imana, iyo ujya guhabwa inshingano, hari ibintu ukwiye kubuzi usobanukiwe. Mu magambo make, icyo bari kuvuga kigendanye na church government, tusa nkaho tugaruye mwahangaha. Muri church ibifite uko yubatse, ibifite uko iyobowe, buri wese ibyo yarari kuvuga muri eglise haramutse buri wese abashije kubikora uko abonye akabikora uko abonye, bizarangira byarangije kuba ikibazo, kuko babandi muri bya byiciro by'ubuyobozi bw'urusengero haba hari uburyo n'ababa pasiteri berejwe wa murimo bafite uburyo bashobora kuba bafacilitatingwa gukora kakazi. Niba baramutse rero ubwo buryo buhari, umwe akajya aca iruhande n'undi agaca iruhande n'undi agaca iruhande, biviramo yuko cya kintu cyari gishi nibajya gufata, niba ari isabune, niba ari tikibasha gutuma bajya gukora wa murimo, uwaciye ku ruhande azamera nk'uwibye. Sinzi ibyo tuvuzaho, azamera nk'uwabashije kwiba muri rwa rusengero, ntazabataniye n'uwaciye inyuma nyine afatwa nk'uwabashije kwiba. Eida nubwo yarabyemerewe. Kubera iki? Icyo yigeze avuga Bibiliya iragisobanura ngo mu kijyane ahatoranyijwe. Ahaba hatoranyijwe ni igihe eglise nk'uko cyangwa abarewi muri ya administration biriho baba bafite uko bagomba kwiyoroganiza mu kigendanye nacyo. Bibiliya yongera kuvuga iki? Reka nihutire kurangiza. Bibiliya yongera kuvuga iki? Si igitangaza yuko umukirisitu abasha gufata ikigira 10 akakijyana kwa hehe ku rusengero cyangwa kuri wa mutambyi runaka uyu yigeze avuga peri spirituel. No bizadipendingana ninde, kuko peri spirituel umuntu ashobora kukubera peri spirituel ariko kuyobora nawe ibyo atarasobanukirwa neza, ariko akabasha kugufasha. N'iki rero nshatse kuvuga, Aburahamu akijyana bwa mbere
niwe tubona akijyana kwa Melikisedeki, yari agishyiriye Melikisedeki, mu kukimushyira agiteruye akijyanye, ntago hari urusengero. Ngaruke ku kibazo Joel yari ari kuvuga ngo noneho ni mu byita urusengero, ngo birongera bibe urusengero n'iki, ko noneho kuki bataba baragihindukiye ngo bakigarura ahangaha ngo nongere mbashe kugira gute. Urusengero icyambere ubwo twabasaba ko tuvuga insengero mu buryo butanu, ariko urusengero rwa mbere ni umutima, kuko twebwe niho umuntu asengera akagira aho ateranira. Aho uyu yari ari kuvuga naho duteranira, si aho gusengera, kuko gusenga nyagusenga ni uko mu mutima. Rero mu magambo make bizaterwa icyambere ubashije, we nongere nanabisubiremo, Joel kugeza kuri uno mwanya uzabasha gutera inkunga, birakwiye yuko dutera inkunga ahubwo ryatangazamakuru, kwa kundi abantu babasha gutekereza bagatekereza ngo mbese niba hari ibyabashije kugira ni gute iri tangazamakuru rifatiye umurimo ryo rigomba gushyigikirwa. Ariko ibyo bitandukanye na ya speciality kubera iki, ubwo ngiye gusobanura, ubwo ngarutse ku kigira 10 ku kiri kote y'abarewe, ku kigira 10 cy'imyaka 3, ku kigira 10 byasaba ngo tugende dusobanura. Niyo mpamvu mvuze ngo kireka tukigize topic ukwacyo. Ariko aho yari ari kuvuga ni eglise iramutse kuba ifite abungeri 1, 2, 3, 4 barangiza ukaba wowe ukasengera muri ukajya uvuga ngo nge sinzajya ngifata ngo njyane hariya, nzajya mfata uyu nkimushyire. Iyo ufashe uyu ukakimushyira, ya administration y'urusengero iba yarangije kuba habaho akavuyo, habaho akavuyo kadasanzwe, ugasanga bya bindi ntibifite umurongo. Ariko of course nako na Bibiliya yongeye ikavuga, natwe dukorera ahangaha Bibiliya yarongeye iravuga ngo hari icya 10 cy'ikigira 10 n'abungeri nabo baba oblige yo gutanga. Ndumva ubusobanuro twatanga bwenda kumvikana. Wenda ibyo narindi kuvuga nabyo si ibyanjye, umuntu yanyumva akagira ngo ni ibyanjye. Dusome wenda mu gitabo cyo kubara 18 20, reka nsome wenda 21 na 22 gusa, wenda abandi bo baje gusoma ahandi. Abarewi dore mbahaye 1/10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo, nkibahembeye imirimo bakora mu ihema ry'ibonaniro. Sinzi niba aho byumvikana, ni salari, nkibahembeye imirimo bakora ihehe mu ihema ry'ibonaniro. Niba rero umuntu yagifashe gutyo, iyo mirimo bakora nibemerera, iyo mirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro niyo yonyine ibemerera gufata cya kigira 10. Sinzi rero niba ubusobanuro dutanze bwaba bubaye. Noneho ikindi kibazo rero, reka wenda tuve ku icyo cya 10, ubwo tuba turi kugenda dukora iki ibiganiro tukibaza ibibazo bitandukanye abantu baba bagiye bambaza. Mu Baroma ibice 9 umurongo wa 15 kugera kuri 17 hari ibyanditswe bivuga ngo ibyanditswe byabwiye Farawo biti, icyatumye nkwimika no kugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose, nuko ibabarira uwishaka kandi inangira umutima w'uwishaka. 17 none wambaza uti none se niki gituma ikomeza kugaya umuntu, ninde wagandira ibyo ishaka? Ikibazo rero nibaza noneho kiravuga ngo ese umuntu ashobora gukora icyaha Imana ibigizemo uruhare? Muransubiza mwabashumbamo tugendeye kuri ijambo ry'Imana nsomye. Impamvu ndisomye ni ukugira ngo mutitwaza yuko mutabiteguye, ni ibibazo biri open ariko byo bishingiye kuri Bibiliya. Ongera ukibasubiriremo neza Jo. Nongera nsubiremo. Ongera ugisome neza bacyumva. Mu Baroma ibice 9 umurongo wa 17 wa 15 kugera 17 uravuga ngo ibyanditswe byabwiye Farawo biti, icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho Abaroma 17. Icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose, nuko ibabarira uwishaka kandi nangira umutima w'uwo ishaka. None wambaza uti none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu, ninde wagandira ibyo ishaka? Duhereye kuri iri jambo birumvikana ko Imana ishobora kuba ihagakiza umuntu ishaka,
sibyo ni udugendeye kuri context. Imana inangira umutima w'uwishaka ikababarira uwishaka, ariko ikibazo kikaba muri Bibiliya hakabaza ngo niki gituma umuntu avuga yuko abantu baba bakora ibyaha bago bahemukira Imana ku bushake kandi ariyo ibahoreza uburenganzira. None rero ikintu ndi kwibaza rero, ese Imana irobanura ku butoni? Imana niyo ituma abantu bakizwa cyangwa abantu barakizwa, Imana ikabaha agakiza ku buntu? Ibyo ngibyo nibyo nshaka munsobanurira tugendeye kuri iri jambo ry'Imana dusomye ahangaha. ngira ngo iki kibazo kizamo ibintu byinshi, kizamo ubudahangarwa bw'Imana, icyo nakita mu budahangarwa, icyo nakita sovereignty y'Imana. Ikinyarwanda si ubudahangarwa. Tubanze twemere ko Imana ari Imana. Yakomeza nta. Twemere ko Imana ari Imana. Icya kabiri twemere ko umuntu ari umuntu. Umuntu si Imana, n'Imana nayo si iki, si umuntu. Ni nako Bibiliya avuga ngo Imana si umuntu. Icya kabiri ngo ibeshye. Bisobanura ko Imana atari umuntu. Icya kabiri, ijambo ndumva ari muri Yesaya avuga ngo ibyo nibwira si byo mwibwira, n'imigambi yanjye si yo yanjye. Ndetse Pawulo arongeraho ijambo aravuga ngo kuko ibi byanditswe byera bidapfa gusobanurwa uko umuntu agize gute yishakiye. Wenda bene data baraza kunyonganira bashake iyo verse biblique. Reka ngewe nsome iri hano muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13. Aravuga ngo igihe umuntu ashutswe ngo akora icyaha ntakavuga ati Imana ni inshuti, kuko Imana idashukwa ngo ikore ibibi cyangwa nayo ngo igire ubushuka. Ahubwo umuntu wese ashukwa igihe irari rye bwite rimukuruye rikamugusha mu mutego, nyuma iryo rari rigatwita rikabyara icyaha, n'icyaha cyamara gukura kikabyara urupfu. Bavandimwe nkunda, ntimukayobe ikiza cyose umuntu agabiwe kimwe n'impano yose ihebuje ahawe bikomoka mu ijuru ku Mana yaremye ibinyarumuri byo ku ijuru. Yo ntigira ubwo ihinduka cyangwa ngo itere umwijima nk'izuba igihe rirenze. Niyo yiyemeje kutubyara ikoresheje ijambo ry'ukuri kugira ngo tuyiturweho umuganura w'ibyaremwe byose. Amen. Amen. Aha urumva ko Pawulo yagerageje kubisobanura, asobanura ko atari Imana igiye gute shuka abantu. Wenda reka mpe n'abandi nabo bagira icyo babivugaho. Ikibazo abaje kiragutse, ariko mugenzi wanjye agize neza, kiriya cyanditswe na Ributuvuga asomye. Ariko hari ikindi uvuze si Imana irobanura ku butoni, ese bigenda bite? Mu byakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 34 na 35, Petero ngo aterura amagambo aravuga ngo noneho menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umugufi, yaba umuremure, yaba wize n'utize. Icyo nashaka kugira ngo ikintu cyo cy'abantu bakikure mu mutwe, ntabwo Imana yacu irobanura ku butoni. Inangira uwishaka ari inangira uwisha munize, ntabwo irobanura ku butoni, ariko ijambo ryayo rivuga yuko inangira uwishaka kandi ikababarira uwishaka. Ngiri ni ijambo ry'Imana ndi gusoma. Bihuriye he guhakana ko itarobanura ku butoni? Bihuriye hehe no kunangirira uwishaka no kubabarira uwishaka? Kunangira urugero nka cya gihe cya Farawo, bivuga yuko yari yaramunangiye umutima kugira ngo ibanze igaragaze imbaraga zayo, koko ko ari imbaraga nyine imurenzeho, iranze ikora ibitangaza byose. Rero Imana kuvuga ngo ibabarira uwishaka, turi buze gusigarizayo ubushake n'ubudahangarwa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze by'Imana. Mu Befeso 1 umurongo wa 11 biravuga ngo Imana ngo ikora ibintu byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Imana rero ni Imana, ibintu byose ibikora nk'uko ibishaka. Ibishatse yakubabarira, itabishatse yakureka. Ni Imana nyine, mu bumana bwayo ifite ubwo budahangarwa n'ubwo bubasha, niyo mpamvu ikora ibyo ishatse mu mutima wayo. Rero ijuru tuzaribona,
tuzanariharanira, kuko Bible iravuga muri Matayo 11 umurongo wa 12 ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza uyu munsi ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga cyangwa se igitugu. Ariko nanone bitavuze yuko Imana mu bumana bwayo, buse ko igisambo cyihaniye ku musaraba kikajya mu ijuru, mu bumana bwayo ishobora kuriguha cyangwa se ikarikwima. Ni Imana nyine, ntacyo twabihindura. Nabiryimye barangana. Wowe ushobora kuribura uryibujije, urumva, ushobora no kuribona warariharaniye. Ariko noneho ntago nshaka kuvuga ko umuntu ari intungane ku buryo ishatse kumugenzura yamuburaho ikosa. Bible iravuga ngo n'abamarayika bayo babonamo amafuti. Ubwo nukuba kijuru iriho uwishaka. Iriha ubishaka. Oya, reka bamwunganire. Reka twumve video gatoya tuvuge. Okay. Mutesi nawe reka nze ngo ngusubize Joel. Urumva Joel, iki kibazo kimwe uwa mbere n'uwa kabiri bari namusubije, kereka niba ntazi ibindi bintu ashaka. Joel, urabariza kumenya cyangwa urabaza kutunana? Ndabariza abantu. Urabariza abantu. Joel, ikintu nshaka kukubwira ukuntu giteye, ijambo ry'Imana ntago wafata umurongo umwe ngo nurangiza uwuryameho, kuko na Satani ibyo yarabikoze. Arimo ashuka Yesu, arimo amugerageza, amuha Zaburi ya 91, ayigenda aramubwira ati haranditswe ngo izategeka abamarayika bayo bagusame, kugira ngo udakubita ikirenge hasi, kugasonga ati simbuka bagusame. Ijambo Yesu yamusubije, yaramubwiye ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Muri ibi bibazo byo gufata umurongo umwe, umuntu akabyibarizaho ibintu byinshi cyane. Ushobora gusanga utangiye kugerageza Uwiteka Imana yawe kandi ubundi bitabamo. Kuko ibyo nibirangiza turajya dusome ijambo rivuga nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Urumva, twongere dusome ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunshaka muzambona, ngo nimunshaka ntimuzambona. Sibyo? Bibiliya ni urugendo rurerure cyane umuntu agenda kugira ngo asobanukirwe Imana. Agace gato rero nzi ku Mana ntago naza kukemeza ngo niyo Mana, kuko na jadaza kandi n'uyu nguyu aza kandi. Gusa inama naguha mu bibazo ujye ubaza abakozi b'Imana ni n'aba bantu babaza niyi. Haranditse ngo Abakorinto ba mbere igice cya 2:12 haranditse ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari ibyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana ni ugufata iby'umwuka ukabisobanuza iby'umwuka bindi. Iyo ugiye kubifata bigenzi byabyo, iyo ugiye kubifata ukabishyira mu bwenge bw'umuntu, ushobora kubisobanura nabi. Kandi Imana n'ijambo ravuga ngo ninde wayibaza ngo irakora ibiki? Ikora ibyo ishaka. Musigaze ubumana bwayo, musigaze sovereignty yayo, amugani musigaze ubwami bwayo. Hari ahantu tudakoma ku Mana. Reka nsome n'iri jambo naryo banongeraho n'andi babonye cyangwa n'ibindi bitekerezo dukomaho rwose. Tuvuga neza kuko igiteza impaka. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3, nuko hano muri Bibiliya ari gutya babikoze. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo wa 16 aravuga ngo ndetse no mu nzandiko zose. Reka duhere hejuru kugira abantu babyumve. Umurongo wa 15 mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nkuko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ndetse no mu nzandiko zose yavuze ibyerekeye icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyabaswa bahindagurika abagoreka, nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Bakomeze n'abandi. Jowe rero aho hantu tuhava, Imana ntago irobanura ku butoni, ariko irobanura ku bwitange. Icyo ngicyo cyo nicyo wamenya. Irobanura ku bwitange. Jideo bavuze byinshi, reka ngaruke ku kintu kimwe. Mwavuze kijyanye
kuvuga ko Imana yakoshya abantu gukora ibyaha. Abantu rimwe na rimwe kamere zabo nizo zibagenga. Hanyuma akaba n'ubuzima bundi bwa kabiri, ngenda avuga ubuzima busanzwe. Nagiye mbana n'abantu ugasanga hari abantu basubira inyuma ngo bagiye gushaka ubuhamya. Bamwe na bamwe basubira inyuma ngo bagiye gushaka ubuhamya, kumva abantu batanga ubuhamya mu nzu y'Imana, abandi bagasubira inyuma ngo nabo bagiye gushaka ubuhamya, bazabona icyo bakagwa bakajya mu byaha, kugira nabo babone ubuhamya ubutaha. Bumvisha abantu bavuga ko baciye mu byaha. Hakazaho icyiciro cya kabiri cy'abahanuzi bashobora kuba badakijijwe nabo ubwabo, bakoshya abandi gukora ibyaha. Umuhanuzi yabivuze, bakavuga ko ari umuhanuzi wabivuze. Ndumva atari ubwa mbere nsa n'uko muje kuri kano kantu. Ndashaka gusesengura kariya kuko ibindi byo babisobanuye cyane. Ntabwo Imana yoshya gukora ibyaha, Imana irakiranuka. Kabiri, iyo umuntu yinangiye umutima agakunda gukora ibyaha nkana, akaba mu buzima bw'ibyaha, hari ikintu gikunda kumubaho kijyanye nabyita nk'umuvumo wavumwe Kayini, akitwa igicamuke. Ijambo umuvumo wa Kayini witwa igicamuke, sinzi niba ndatekereza ko abantu barawumva. Uyu muntu rero, ashobora kugaragara rimwe na rimwe, akagaragara ashobora no kuboneka mu nzu y'Imana. Abantu rimwe na rimwe ugasanga bakomeje no kuba mu nzu y'Imana bafite ibyaha by'indengakamere bagiye bakora. Rimwe na rimwe wabareba kuko bakabekera ukuri, bamwe bakavuga ati ibi byaha ngewe mfite uko mbana n'Imana, tutirengagije kimwe muri byinshi kirangaza abantu, kuba abantu bagikora ibyaha bakabwirwa ibyiza, nabyo bikaba indi mpamvu. Benshi bitwaza ko babiziranyeho n'Imana, ariko nta banga ry'icyaha Imana ibika. Ntabwo Imana ibanga ry'icyaha ishobora kurifata ngo umuntu w'umunyabyaha imwoshye ngo kora n'ibi uyongeze n'ibi bigenze gutya. Imana irakiranuka. Ku bijyanye rero na kiriya wari uvuze cyuriya murongo, nubwo mbaye nk'ukigaruka twari tukivuyeho, Bibiliya ivuga ngo iki kuri Farawo kwinangizwa umutima byatangiriye kuri we. Ubundi bene data bari bavuze ibintu byiza kandi bikomeye, wowe n'Imana. Ntabwo Imana ishobora kuza ngo igutore hariya ngo igufate kwinangiza umutima gusa, ahubwo wowe Imana yahaye umuntu nawe ubwe ubudahangarwa. Reka mbyite ubudahangarwa, nongere mbyite ko umuntu afite autorite muri we. Hanyuma wowe icyo uhisemo, amahitamo yawe niyo ubayo. Nicyo nshaka gusobanura. Nuhitamo kumvira Imana, nuhitamo kubaha Imana, uzaba umwana w'Imana. Ariko kandi nukomeza umutima wawe kugushuka ukawujyana mu byaha, uzaba umunyabyaha. Icyitwa rero kunangirwa umutima n'ikindi ni amahitamo. Farawo nawe ni amahitamo ye yahisemo. Reka mbyite ko ari amahitamo ye. Kuba umuntu ari mu buzima uyu munsi, ndabigarangiye ku buzima tubamo bwa buri munsi. Kuba none uyu munsi hari umuntu ushobora kuba ari mu buzima bw'ibyaha, abantu ntibumve nabi ijambo ngo Imana niyo yabinangije umutima. Ntabwo Imana ishaka ko abantu binangira imitima ngo batazabona Imana. Ntabwo ifite ikibazo cya pariseri, yenda mbyite pariseri ngo muvuge ngo yenda mu ijoro izaboraho ishyira abantu. Si ikibazo cyaho Imana izashyira abantu ifite, ahubwo ikibazo gihari ni uburyo abantu imitima yabo yinangiye idashaka Imana. Iyo rero winangije umutima wawe, n'umuntu umutima nyine ugomamo ubwo bwinangire. Nicyo burya cyitwa ngo yinangije umutima wa Farawo. Wari usanga mu bwinangire aba aribwo bukomeza, ariko ushaka ubusabane n'Imana nabwo burakomeza. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Reka twumve Pasiteri Jado. Bene data bose bagerageje gusubiza ku kibazo wari ubashije kutubaza, ariko n'icy'ingenzi yuko ndagaruka wenda kuri jede w'amagambo yari ari kuvuga. Ni icy'ingenzi ahubwo nuko Imana itabashije kukumenyesha ngo umuntu yinangira kangahe kugira ngo ubwayimunangire, ariko kunangirwa kwa Farawo kwakomotse mu kunangira kwe. Icyo Bibiliya itatubwira, ntibasha kutwexplaininga itubwire ngo yo winangiye nka 7 inshuro ya 8 nanjye ndakunangira. Ariko Bibiliya igaragaza ko kunangira kwa Farawo kwatangiriye kuri we. Rero
yigeze avuga ku kintu cyitwa choice, amahitamo. N'uri gusoma amakuru y'uwo bita Rasheli, Bibiliya iravuga ngo yanga guhozwa. Kuvuga ko yanze guhozwa si uko atabonye umuhoza, ahubwo yamubwiye ngo ihorere undi aranga. So rero ntabwo twahita explaininga ngo umuntu yinangira kangahe kugira ngo Imana imunangire. Amahitamo y'umuntu n'ibyo Imana yabwiye na Kayini, iramubwira ngo rero nshyize inzira ebyiri imbere yawe, ni wowe wari ukwiye guhitamo. Urubyaha biritugatuze, ni wowe uhisemo kubikingurira, wabikingurira. Uhisemo kubikingirana, wabikingirana. Kugeza kuri uyu munsi ntago ndetse bizanasaza uko sindaterura ngo ngutuke, ariko hava amagambo nkubwira havayo n'ibitutsi byanagutuka kuri so kuri nyoko, ariko choice yanjye ni njye utabisohora. Rero umuntu nagira icyo ashaka gukora, niryo jambo mwene data yigeze azoma yahe kuvuga ngo ni Imana yakoheje, ni choice yawe. Imana ntabwo yigeze ishaka ko umuntu imurema mu buryo hari amagambo amwe namwe uzasama barivuga hejuru ya Yakobo bakombayininga bari gushaka kugira ngo birengere, ariko Imana yavuze uko Yakobo azatekereza. Kuba umuntu yavuga uko uzatekereza, kuba umuntu yabona ibyo uzakora, kuba umuntu yagira gute, rimwe na rimwe biba bikubwira kugira ngo nugira choice yawe utabyitirira Imana. Nibyo jambo rivuga, guhitamo kuba ari ukwawe. Niba yahisemo kuba umugaragu, undi agahitamo ibintu umuntu abashije gutekereza, amahitamo yose azagira ingaruka, ubishaka cyangwa utabishaka, ni amahitamo yawe. Rero aho dusomeye uri kudusomera igihe Imana yari inangiye none ifashe imyanzuro yo kunangira nde Farawo. Ariko mbere hirya ugiye kureba mu gitabo cyo Kuva, uhere ku murongo wa mbere, apanga umushinga, wibuke ukuntu yaje kubigenda ku gice cya mbere. Yabonye Abisiraheli ngo bamaze kuba benshi, biramubangamira. Bimaze kumubangamira, yize umushinga wa mbere mu wibuka uko yabigenje. Yaravuze ngo reka nongera akazi, noneho buri wese ajye kuryama yikubita hasi yananiwe. Uwo mushinga Imana ntiyawushyigikira, iramurwanya. Arabibona ko imurwanyije ngo bakomeza kwiyongera. Buracya arangije avuga ngo nabahaye gatoya, ngo reka mbima amazi. Arayafunga, abona bariyongere. Buracya ahamagara ababyaza, uti mwababyaza mwe, noneho mbahaye oda, umuhungu uvutse ni mu munige. Ibyo ngibyo buracya abona nabwo ntibyakunze, arongera arapanga, aravuga ngo noneho uvutse ndamujyana ku ruzi. Iyi ni imishinga ari gupanga, ahubwo wakaba izi biracyari muri choice ye. Uyu munsi uri kubwirwa kujya kumunangira, muri kwirengagiza. Umuntu yinangira kangahe kugira Imana imunangire? Uzacunge, uzatangira ukora icyaha umutima ugucira urubanza. Hari revo ugeraho Imana ikavuga ngo yewe weho nkuyeho kupuranani, uwo mwuka ukugenda ukubwira ngo iki ni kibi, ukagushiraho ukajya ukikora nk'ibisanzwe. Umuntu atangira yiba, umutima umurya, umuntu atangira yiba, ariko yagera aha ahubwo yaba yabuze uwo wiba, akaba ari bw'umutima umurya. Noneho ndaburaye. Ahubwo nuko tutazi ngo umuntu yinangira kangahe kugira ngo Imana imunangire. Aho rero uri kutubwira ni igihe yamunangira. Nicyo nabi akantu nanakongeraho duhereye ku byavuze. Mbibutse ko na Gedewo yagakomejeho. Gedewo agakomozaho yavuze ati abahanuzi, ati ngewe icyo mpamvu nabikoze umuhanuzi yambwiye ko nta kibazo. Uzi ko shobora no kuba ari n'umuhanuzi w'ukuri. Muribuka babahungu Imana yabwiye ngo banywe inzoga, ni bene Rekabu. Ariko ntibyabivuzwe n'Imana se, ariko Imana iragira ngo irebe amahitamo yabo, ya authority umuntu yahawe, ya responsibility mu Kinyarwanda, za nshingano umuntu yahawe z'amahitamo. Ukanagaruka ku mugabo witwa Dawidi. Uzi ko Imana yamubwiye ngo nzakugabiza umubisha wawe. Dawidi ni reference ziri muri Samuel wa mbere cyangwa wa kabiri, niho wavuga amakuru ya Dawidi. Noneho reka hamavugeho gatoya. Imana iramubwira ngo nzakugabiza umubisha wawe, ngo umugenzi uko ugira ute ushaka. Urumva umutego Imana imuteze? Umugenzi uko ushaka, kandi iramumugabiza ko ku munsi umwe.
noneho abakomanda ba Dawidi baramubwira ati dore wa munsi Imana yakubwiye izakugabiza umubisha wawe ukamugenza uko ugize ute ushaka n'uyu nguyu. Bagira ngo bagiye kumwica, Dawidi arabagwabiza arababwira ati biragatsindwa kugira icyo kuramburira ikiganza umuntu Imana yasize. Kandi n'Imana yamubwiye ngo nzamukugabiza umugenzi uko ushaka. Ariko se wowe nk'umukristo, wowe nk'umuntu wamenye Imana, uko ushaka ni ukuwe? Ni muri Maraki avuga ngo icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, kugenda n'Imana yawe, no gukunda kugira gute, no kwicisha bugufi. Muri make Imana igushyira imbere ibintu, kuvuga ngo umuhanuzi yambwiye ngo imbere yanjye ngo ngiye guhura ngo n'umutego w'umugabo, ngo none ngo byambayeho, nawe ugahita uwugwamo ngo uko babivuze, ngo Imana yarabivuze. Hariya rero Pawulo nk'uko yabivuze ni amakuru ari gutanga, n'Imana amakuru yari yatanze kuri Yakobo, ariko se yamubwiye ngo nagenda bikore kuriya ngo ajye kuriganya. Kuko umuntu yaguha information, urumva ntabwo bisobanuye ko gutegetse ibyo bintu. Ikindi kibazo Fiona ngaho akandi kantu nshaka kongeraho ku byo pastor amaze kuvuga, hari ikintu nakwiye gusobanukirwa kandi gikomeye. Kuba umuntu akoze ikintu kuko cyavuzweho n'Imana ntibisobanuye ko agikoze mu bushake bw'Imana. Yego. Kuba hari icyo Imana kivuzeho, kuba ubitse ijwi kuri icyo kintu ntibisobanuye ko kuba ubikoze byejejwe. Ntabwo byejejwe kuko Imana bivuzeho. Abantu bagomba nabyo kubisobanukirwa bakabimenya. Murakoze. Reka twumve ikibazo cya kabiri rero na journaliste Fiona. Murakoze cyane. Mbonereho no gushimira abatumirwa bacu uyu munsi barimo kudufasha ku bibazo bigiye bitandukanye kugira ngo n'abadukurikiye bagende basobanukirwa. Ariko nanjye ntabwo bari buncike ntabasobanuje akantu kamwe, nanjye njya nibaza cyangwa se n'abadukurikiye nabo bashobora kuba barimo kwibaza. Hari igihe ushobora kubona abantu tujye twumva abarokore cyangwa se abakozi Imana bakunda kutubwira ngo Imana yacu ni Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Ukajya kumva ngira ngo hari n'umuhanzi waririmbye aravuga ati ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Utwo tuntu twose nimo kuvuga ndashaka gusasira akabazo ngiye kubaza. None gute hari igihe ubona ukabona abantu bamwe barahiriwe abandi bararumbije, ukabona bamwe bagiriwe neza, ariko ukabona hari abandi bababaye. Muri make ukagira ngo hari umuntu wavukiye kuba mu buzima bw'ibibazo kuva avutse kugeza ashaje, kandi ugasanga abandi ni ba bantu bavuga bati vraiment jewe ibyo muvuga nagezeyo. Bakozi b'Imana, ese Imana yacu kwitarobanura ku butoni nk'uko twahoze tubivuga, gute tubona bamwe bahiriwe ugasanga abandi barababaye bahura n'ubuzima bukakaye cyangwa se bushaririye? Mpora nkibaza cyangwa se n'abagenzi banjye nabo bajya bakibaza. Wenda abakozi b'Imana badufashe. Murakoze. Yego. Urakoze cyane Pastor Fiona. Ikintu cya mbere nshaka kubanza mbere yuko nsubiza, ndagira ngo mbaze Pastor Jado, ababi n'abeza, ababi n'abahe, abeza n'abahe, kugira ngo mbanze mbone gusubiza. Kuko yavuze ati ngo ivubira imvura ababi n'abeza, ababi n'abahe, abeza n'abahe. Mwegereze mikrofone. Cyo ko rumbaje uti wowe wumva uri umuki nabisobanura. Ngiye mbona ndi mu babi. Uri mu babi? Mu bivubira imvura babi nge ndumva ari abo ndimo. Ariko ndagira ngo Jada dusobanurire. Nge ndi mwiza, ndi mubeza. Nge ababi n'abeza. Ababi ni bande, abeza ni bande? Dushobora kubigira intero n'inyikirizo nkatwe abarokore, tukajya tuvuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza, sibyo? Ku buryo abarokore twabigize intero n'inyikirizo byatuma tuniyemera, tuvuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza, iyo ndirimbo tukayiririmba, sibyo? Kandi ko nzi ko igihe cyose duhora imbere y'Imana dupfukamye twiyita ababi, twuva ko ubwiza bwacu ari Kristo. Ababi n'abahe n'abeza n'abahe? Yego kabisa, dufashe kibazaho. Buri kibazo cyose mugenda muvuga kigaruka ahandi hantu. Ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya, kuvuga ngo Imana igushiriza imvura ababi n'abeza, nyene expectinga yuko Imana igushiriza imvura abeza ababi tukaboneraho.
icyo nicyo navuga. Imana ushatse igushiriza kutubwira ka kantu kavuga ngo umuhire arira ku munyagasani. ni nka bya bindi ahubwo ngo ntabwo Imana ifite umushinga kuko duturanye n'aba Imana kugira ngo ikugushirize imvura uramutse uri mubi ni umushinga yaba igufiteho wo kukugira mwiza. Ariko ubundi Imana umushinga ifite wo kukugira mwiza. Umushinga w'Imana nabo beza. Nuriya witwe ko ari mubi ifite umushinga wo kumuhindura mwiza. Rero kubera Kristo twese twisanga mu bwiza bwa Kristo kubwo kuba umwana w'Imana. Rero Imana ifite umushinga wo kugushiriza imvura beza ababi bakaboneraho. Ababi rero bo nabifitemo umushinga yuko bazaba beza, ariko ntabwo ifite umushinga wo gushyigikira wa wundi mu budafite umushinga wo guhinduka mwiza. Nicyo nabivuga. Ubwo se icyo gisubizo igushiriza abeza ababi bakabona. none imvura igwisha ubwo nuko ntabwo ibayabona ukigusha imvura ngo hano uyu murima w'umwiza ngo ubutaha isimbuke ngo okay none umurima w'umwe igushiriza beza ababi bakaboneraho n'ababi kandi bifite umushinga wo guhinduka. Basi arakoze, ariko abantu benshi bafiteho kuko pastor buretse gake twabigize intero twigize abantu babi imvura ngigwa ngo nuko duturanye nabo ngo baturanye ngo natwe nako twebwe se abantu babiyemezi urumva twihinduye abere twihinduye abayezu ngo nuko ituranye n'imirima yacu. abantu babi ni bande niba ubyemera kuki uvuze ngo Imana igushiriza abeza imvura ngo ababimukarira? Niba suri pasiteri uyoboye umukumbi urabizi ko nkwemera n'uyu munsi nyiri munsi y'ibirenge byawe ndakiga ukaba uri kwiyita mubi. Wavuze ngo igushiriza abeza ngo ababitukarira, kuki wavuze tu musubize? Kugeza kuri uyu munsi nemera yuko Imana igushiriza imvura abeza ababi bakabonera. Ese abeza ni bande? Ndega ntiwasubije nanjye nibyo watubwiye ukuntu ababi babonera ku beza, ariko icyo turacyemera. Ariko ababi ni bande, abeza ni bande? Twabigira intero n'inyikirizo. Yego, intero n'inyikirizo. Impamvu yacu ku barokore tugomba kubigira intero n'inyikirizo ni ukubera yuko agaciro k'umuntu wabashije kumenya Imana ntabwo wera bishingiye ku kindi, bishingiye ku gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo umaze kumwakira uhinduka umwana we. Kuba uhinduka umwana we bikugiza mwiza. Urumva ibyo nabyo ubwo nabwo twashaka ikikugira umwana, ikikugira umwana w'umuntu ntabwo ari imirimo, ni uko uri umwana we, ahubwo umwana agira imirimo. Aho tudahuriza ni hamwe, ni uko bo bashaka kugira ngo umwana arigenga. Iyo uri mu rugo rw'umubyeyi, urugo rugira constitution, urugo rugira uko ruyoborwa. Ntabwo iyo uri umwana wananiye iwanyu uhinduka ikihararumbo, uba wamunaniye nyine. Ariko si byo bikugira umwana, uri umwana we w'ikirara. Aho niho dutaniye rero. Guhirwa k'umuntu cyangwa gukomera k'umuntu nk'uko yabajije bituruka ku bwiza bwe. Guhirwa cyangwa gukomera k'umuntu kuba yakira, kuba yagira. Ubwo noneho byasaba ngo tubashe kongera gusobanura. Icya mbere muzirikana gutegekwa kwa 8:18 hagaragaza yuko icyo kintu cyo twe yatangiriye ari kuvuga kigendanye n'ubuzima, kigendanye n'iki biterwa na responsibility. Havuga iki? Ujya wibuka Uwiteka kuko ariho uguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi. Iyi Imana iguhaye ubuzima iguha imbaraga, so izo mbaraga ni izikuronyesha ubutunzi. Ushatse uzikoresha mu bitakuronyesha ubutunzi. Ariko icyo Uwiteka akora, ntabwo Uwiteka aguha ubutunzi. Ahantu abantu babyumve, Uwiteka ntabwo utanga ubutunzi, aguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi. Niko ijambo ribivuga. Ari ikintu mwunganira wenda ndabona wenda muti reka mpere ku ijambo noneho ndacyabaza ababi n'abeza ndakigarukaho kuko ngenda ndashaka gusubira. mwenyihutisha nyine oya buretse ariko ababi ni bande, abeza ni bande? Nicyo kibazo turi kuvuga. Niba atari cyo ugiye kuvuga ikibazo oya mwishaka kundigita ibyo mvuga, ababi n'abeza sibyo? Kereka nimba mudashaka ko mvuga nceceka. ababi n'abeza Oya reka mvuge uko mbyumva.
so icya mbere reka dusome ijambo ry'Imana 12 ahambere aravuga ngo warabateye bashora imizi. Reka duhere ku murongo wa mbere. Ninde ufite Bibiliya? Nyine niho nshaka guhera. Buretse se komeza murabaza mushaka kumenya cyangwa mushaka gutsinda? Ushaka kumenya. Njye no kuri nshaka kubimenya. Nimba mushaka kumenya mutega amatwi. Kuri mwarimu wanjye nsobanurira. Hera ku murongo wa mbere. Here ku Yeremiya 12 murongo wa mbere. Ninde ufite Bibiliya? Yeremiya 12 guhera ku murongo wa mbere agarukiriza kwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ikibazo ubwacyo gifite ntuza nyinshi. Haranditse ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo abayuda bazapfa nabi, igihugu cyabo kizahindurwa. Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaze iby'imanza zawe. Kuki umunyabyaha yirwa mu nzira ze? Kuki abariganya bagubwa neza? Warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto, baguhoza ku rurimi ariko ukaba kure y'imitima yabo. Nkomeze nushaka wenda n'undi murongo ukurikiraho ni nk'ibyo. Ariko wowe Uwiteka uranzi, uranduzi, ugerageza umutima wanjye uko ukumereye, kandi bo Yeremiya 12:2 kubagwa ubarindirize umunsi w'icyorezo. Garukiraho. Ubwabyo havugamo ibintu byinshi. Havugamo ibintu byinshi kuko ndabona mugifite ibindi bibazo. Iyi ubwayo ni topic kwayo. Ariko reka tuyivuge. Ubwari ijambo rirasobanuka. Atangiye avuga ko Uwiteka ari ukiranuka. Icyo ni icya mbere. Mu mikorere ye, mu buntu n'inama tugira ni kumuririmbya yanavuze. Aha kabiri nawe afite ikibazo nk'icyo muri kwibaza. Kandi arimo arakibaza Imana. Yabonaga abapagani abo mwise pagani ababi. Imana yarabateye ngo baramera, ngo banagubwa neza, bashinga n'imizi. Ariko hepfo yabaye nk'uwisubiza ngo nubwo yabateye gutyo, Imana ibakure y'iki y'imitima yabo, kandi inabarindishirije umunsi abo nababi nababi. Rero hari ibyo mwitiranya, ubuzima bwo mu isi. Ese ubundi icya mbere abana bose nihuse nabo umubyeyi, kuba ari ab'umubyeyi bose arabagaburira. Ariko ntibigutangaze mu nkurikira akantu ngiye kuvuga, nimba mbita ibirumbo, abana b'ibirumbo, reka nkoreshe terime nubwo ariko ndakabije wenda, abana b'iki b'ibyigenge, noroshye mu magambo kandi nkoresheje imvuga yoroshye. Bibiliya iduha umugani w'umwana w'ikirara. Ise nawe yamuhaye ubutunzi kuko yasabye umugabane we, arabwaye. Arangije agira gute? Arabwaye. Urumva? Ntabwo Imana, ubanza unyumve, ntabwo umwana mwiza nimba ariko namwita umwana wubaha n'umwana utubaha bibuza se kumuha umugabane. Uriya mwana nubwo ari ikirara, ariko nubwo ari mubi ntibibujije se kugira gute? Kumuha. Urabyumva? Ntibibujije se kugira gute? Kumuha. Ariko ibyimuhaye ntago ariho ubutunzi bugarukira, parce que aha harazamo ko l'économie n'est pas seulement de biens matériels mais aussi spirituel. Ntago ubutunzi ibyo mwebwe ngira ngo muri kuvuga ari ibyo mwisi gusa, donc ari bifatika. Kuko umuntu ashobora kuba ari muri etage ariko ayiririramo adasinzira, nubwo afite ubwo butunzi, ariko Imana iri kure y'iki? Y'umutima we. Yesu yaravuze ngo mbahaye amahoro, itandukaniro dutandukaniyeho n'abapagani. Hari ibintu Imana iduha muri rusange, ariko hari n'ibindi bintu iha abantu bayo biri particulier, nabyo aho twaza kubigeramo. Hari yavuze ngo mbahaye amahoro, ariko si nk'uko abisi bayatanga. Abisi banatanga buri umutekano. Mikrofone. Abisi batanga iki? Umutekano, ariko ntibatanga amahoro. Yesu aravuga ngo mu ijuru cyubahiro kibi cy'Imana, ariko amahoro yo abe kubo igira gute? Yishimira. Hari ibintu Imana iduha muri rusange kugira ngo tutazanagira n'urubanza. Ajya gutanga ifeza, murabyibuka, igihe atanga itarano yazihaye buri wese, ariko buri wese akazazana raporo
ikibazo ntabwo kiri kuri taranto yatanzwe, ahubwo kiri uko iyo taranto wahawe uburyo wayikoresheje na raporo uzanye. Aho ngaho niho haza ibintu, ariko kuba Imana cyambere abantu bose n'ab'Imana, icyo tukemeranwa. Niho nshaka kuvuga gatoya, ariko bose si abana b'iki b'Imana, ariko Imana iroburije yo kubagaburira bose. ahubwo tubona bamwe batari abana b'Imana aribo bahirwa cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bahirwa cyane, ntabwo ni hahandi twari dusomye, ariko buriya ni ukwibeshya kuvuga ko aribo bahirwa cyane. Bafata ibyabo bakiba n'iby'abandi, bo nta kintu batinya. Urabyumva? Wowe urugero, umuntu nimba aguhaye 1,100 ntabwo uzajya kwiba, unyurwa nabyo, turi kugendana. Noneho ariko uyu muntu utanyurwa, uyu muntu utagira icyo atinya, inzira zose ari bubonamwe ubutunzi, zaba nziza zaba mbi, warazikoresha. Si uko baturusha ubutunzi, ahubwo Imana yabahaye ibyabo bafata n'iby'abandi. Njye niko mbyumva. Imana iguha umugisha pastor. Ari cyababi nabeza. Nakibone verse biblique nda. Pastor Mutesi twakomeje kumunigana ijambo. Yabanzaho gatoya. Okay. Ngo ababi tubanze tuvuga ababi. Nicyo yaravuze kanye nsubiza ababi nabeza. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiricarane n'abakobanyi. Zaburi ya mbere umurongo wa 4 hepfo gato kavuga ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahanwa n'umurama utumurwa n'umuyaga. Hepfo ku murongo wa 15 hakavuga ngo nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Wagera ku murongo wa 6 hakavuga ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Ntekereza ko iyi mirongo yose nsomye n'indende wasoma yaguhereza itandukaniro riri hagati y'ababi n'abeza. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ababi ni abanyabyaha, abeza ni abakiranutsi. Yego nyine turabaza kugira ngo ngaho muretse twumve ijambo rya Pastor Mutesi twe kumunigana ijambo. Aha, iyi cyane. Aha, ijambo ryakomeje kumbamo cyane. Yavuze ko twitwa abakiranutsi cyangwa se abeza tutabitewe n'imirimo, tubitewe n'ubuntu bw'amaraso ya Yesu Kristo. Ngewe ubwo numva wenda abantu bemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza ari Imana ishobora kureberamo ubwiza bwayo, kuko na Yesu yaravuze ngo munyitira iki mwiza, sibyo? Munyitira iki mwiza. Noneho ngumva abantu banze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari Imana ishobora kubonamo ububi, kuko ngo muri abaso Satani, kandi umubi ni Satani, sibyo? Rero numvaga abarokore banyumva bagenzi banjye, kuba twitwa beza ntabwo dukwiye kubigira ikirato ngo twirate ku bantu tubita abapagani, kuko bisa nko kubatsindagira aho bari. Kandi natwe ariho twahoze. Ndetse tugifite n'imirimo yindi mibi, kuko ubaye uri mwiza koko muri we ntihaturukamo ikintu cyane. Ahubwo numva washimira amaraso ya Yesu, warangiza nabo ukabamenyesha ubwo buntu, ariko utagiye gukubita ubyigira ikirato. Ako wenda nagira ngo tukumvikaneho ko abeza atari bo bamwe Pastor Jado yatubwiye kuba mwiza si amakorasi na Bibiliya n'igitambaro cyangwa se na titre runaka. Kuba mwiza nuko warakeye Yesu umwami n'umukiza, ukemera kuyoborwa nawe. François nawe yagerageje kubisobanura, avuga akantu kanyibukije kera niga mu wa 4 segonderi, nagiye kwaka ishuri ku Gisenyi, njyana n'undi mwana twasenganaga, ariko wari waraguye yarabivuyemo iby'agakiza. Tugeze yararibona, ngewe ndaribura, njya ku Kivu ndabira, ndasenga ndaramubwira Imana, ni kuki unyimye ishuri, uzi ko ngukorera ndi umwana wawe, ukariha runaka. Urumva nanjye ufite amasengesho y'abana, ukariha runaka kandi uzi ko yanze no kugukorera. Ibi mbabwira niko kuri ntoragura agapapuro ku Kivu muri bya biti kanditseho ngo ntukagirire umunyabyaha ishyari kubw'amahirwe ye, kuko ubutazi amakuba amutegereje. Yesu we, naratoraguye n'ubu iryo jambo ntiryamvamo, agapapuro mu biti ku Kivu. None mwumvishe ijambo hano uko rivuze ngo barindirije umunsi w'icyorezo. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero twagira gute, ariko umuntu wese wanze kwakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe,
ni ukuvuga ngo nubwo imvura yamugeraho ariko hari umunsi arindiriye w'ibyago n'amakuba. noneho abakirijweho barindiriye iki? bararya nk'uko n'abandi bose barya, bakaburara nk'uko baburara, ariko bafite ubuzima bwa none ndetse n'ubw'ejo. bo bazakomeza no kubaho babandi beza. kwitoza k'umubiri nyine ngo gufite. noneho ikibazo wabajije wavuze uti se ko hari abantu bamwe bahirwa abandi ntibahirwe. njyewe ngiye kugusubiza ndi refera ku muntu tubona nk'umunyabwenge muri Bibiliya, sibyo? witwa Salomo. amwe mu magambo Salomo yanditse turamwemera twese nk'abakozi b'Imana, tumwemera nk'umunyabwenge, nk'umuntu wari uzi ubwenge. mu gitabo cy'Umubwiriza igice 9 umurongo wa 11 yaranditse aravuga ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi ko mu ntambara intwari atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya, n'abajijutse sibo bagira ubutunzi, n'abahanga sibo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. iryo jambo nge nasubiza kuri cya kintu cyawe watubajije, abahirwa, abababaye, abagize gute. hari igihe umuntu avunika ntahirwe, hari n'igihe umuntu ahirwa atavunitse, hari igihe umuntu yiga agakira, hari n'uwiga ntakire. ariko iyo tubigenzuje ijambo ry'Imana, kuko ngo iby'umwuka tubisobanuza iby'umwuka bindi, ibyo bihe byiza n'ibigize gute n'ibigwirira abantu biba kuri bose rimwe na rimwe. Imana abakozi b'Imana barakoze. Reka twakire n'umunyamakuru wacu Kizigenza, ariko ndabona pastor ngo yarafashe mikoro, sinzi niba ari cyo yaragiye kongeraho. kiguruka kitavuze. hari ikiriya cyanditswe yabajijeho Yona, kiri muri Matayo 5 umurongo wa 43, aho Yesu yarimo avuga ngo mukunde abanzi banyu. agera abatse nimukunda bakunda gusa bizaba bitandukaniye n'abapagani nabo ko babigenza gutyo ngo mumere nka so mu ijuru, kuko avubira imvura babe n'abeza, bakiranutse n'abakiranirwa. icyo nshaka kuvuga aho ngaho, kuba Imana yavubira imvura babe n'abeza ntago bivuze yuko abeza ibanga ntago bivuze ko ababi n'abeza ibanganyije 100%, sicyo bivuze. ahubwo Imana ni umubyeyi, exactly ni umubyeyi. iravuga itari ku uyu muntu reka basi mwihanganire, ahari ejo yakizwa, ahari umwaka utaha yakizwa, ikagenda imugirira neza, ariko ari wa mutima mwiza w'urukundo. Bible iravuga muri Ezekiel ngo itinza kugaruka kwayo, itinza umunsi w'urubanza, kugira ngo hari hagire abanyabyaha wenda bihana. rero Imana ni umubyeyi, niyo mpamvu tunasoma kano Yeremiya 30:18 igituma Uwiteka yihangana ni ukugira ngo abagirire neza, kandi igituma ashyirwa hejuru ni uko abagirira ibambe, kuko Uwiteka ari Imana ica imanza zitabera, ahirwa abamutegereza bose. Amen. Amen. hano Yesu rero abwira abantu abakirisitu cyangwa se abeza, aravuga ati ntimukajye mwihenura ku bapagani, ntimukajye muramutsa uyu nguyu ngo nuko akijijwe, uyu musimbuka ngo nuko atarakizwa, usuhuza ukijijwe, kuko ibyo ngibyo n'abapagani niko babigenza. ahubwo mumere nka so mu ijuru, ni umubyeyi. rero buriya n'abantu dufite mu miryango batari bakizwa bene wacu, n'abo tubana muri sosiyete, reka twe kubaciraho iteka, ahubwo dukomeze tubasengere, tuberere imbuto, ahari n'ab'Imana yabagirira ubuntu nk'uko natwe yabutugiriye. Yego, murakoze cyane. Ako hari ikintu kimwe nsa nkaho nakongeraho gitoya. Ku kigendanye n'icyo Fiona yarari kutubwira, yarari kuvuga ibigendanye n'ubuzima busanzwe cyane, yagiye deep mu buzima busanzwe. Ariko nge hari ijambo nigeze nsoma, ibyo we yarari kuvuga ntibigendanye n'ibifatika by'ahangaha. aravuga ngo hari umuntu ubona byanze n'undi ubona byakunze. twongere twibuke urwa mbere rwa Timoteyo 5:8 niho hongera akavuga ngo umuntu nadatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, ngo azaba yihakanye ibyizerwa, ngo hanyuma yutizera. izindi Bibiliya zo ziravuga ngo yutarigeze amenya ko Imana ibaho. hari umuntu ugomba kuvuka agasanga
iwabo bishyuye ikiguzi cy'uri kuvuga, ugasanga nusoma hejuru y'ikidendezi ngo habaga ibyiciro by'abarwayi, ariko hari abafite ababajugunyamo, hari n'utari umufite, hari n'uwo wari urwaye ku buryo yakijugunyamo. Ibyo biterwa n'ikiguzi rimwe na rimwe umuntu aba yaratanze, na ba bandi ubona borohewe hari ikiguzi cyabyo cyabashije kuboneka, babashije kwishyura ibigendanye n'icyo kiguzi. Nkaba navuga ngo rero ku giti cyanjye ibigendanye no guhirwa konserinara vikurante biterwa n'imbaraga runaka ziba zarashyizwemo, kandi Imana ikabashyigikira nk'uko nawe hari icyo ukoze yabasha kugushyigikira. Murakoze. Reka dusatire umusozo, ariko mbere yuko dusatira umusozo ndashimira ngewe abantu banshubije ku kibazo nari mbajije, nubwo numva mutari mwankumveka neza. Ahari ndabona ngo kashaka kunkumviza, nusoza uhite wakira wa munyamakuru wacu adusoreze. Ahanini Fiona namwumvise araganisha ku bintu by'ubuzima bwa buri munsi, ariko reka dusobanure kano kantu neza. Bibiliya iravuga, reka twumvikane ahangaha, Bibiliya iravuga mu Migani 22:29 ngo mbese hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, ngo bene uwo azaba imbere ku mwami, ngo kandi ntago azakorera abagufi. Buriya nanone hari igihe umuntu aba atanakijijwe ariko ari umuntu uzi gukora cyane, urumva, hakaba undi ukijijwe ariko ari umunebwe kandi w'umukristo. Noneho rero bitavuze Imana mu rukundo rwayo ntago izabuza kugirira neza uriya muntu ukora cyane ngo nuko adakijijwe. Mu bubyeyi n'ubumana bwayo ishobora kumugirira neza muri uwo muhate we n'imbaraga ikamuteza imbere. Ariko wa wundi uryama mu gitanda kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko ari umukirisitu, ubukene ibanga ryo gutera imbere ni ugukora cyane, nta rindi. Ukiri naho Jo, reka musubize wenda mu magambo make. Ni ukuvuga gukora cyane mu buzima bwo muri iyi si, ibyo ni ibya buri wese. Nta muntu Imana yima amahirwe muri ubu buzima bwa none ku muntu wese ukora cyane, parce que gukora cyane nous amène au succès, mais la sainteté nous amène à la vie éternelle. Donc kwisobanukirwa, reka mbivuge gutyo, se découvrir nous amène au succès, tandis que être saint nous amène à la vie éternelle. Ni ukuvuga iyo wisobanukiwe, waba ukijijwe, ubwo se découvrir harimo ibintu byinshi. Kwisobanukirwa, iyo wamenye uwo uriwe, bitujyana kuri success, bitujyana ku ntsinzi. Uko ayo ni amahame y'ubuzima. Ariko noneho gukizwa, icya mbere nk'uko Pawulo yabivuze, icya mbere biduha ubugingo buhoraho, bitujyana ku bwami, bitujyana mu bwami buhoraho. Ariko hari n'andi mahirwe biduha n'ibyo tubonye, nihuse n'ibyo tubonye byo mu isi, kuko mwavuze iby'ubutunzi. Nta n'umuntu uryama ku bitanda bibiri, ibyo nabyo byaba iyindi deba, kuko ushobora kugira ubutunzi ariko ibyo utunze ntibigutunga, nabyo byaba ibindi. Reka wenda tugarukiraho bazagitegure nk'ikibazo kwacyo. Imana ibaha umugisha. Yes, reka dushimire bano bakozi b'Imana rero twabanye kwiyobokamana TV no kuri Kanani TV Rwanda no kuri Gira Neza TV. Bakoze cyane kutuganiriza, ngira ngo uwashaka nimero yabo yareba aho ngaho hasi haba hariho nimero zanjye, akanyaka nimero y'uwashaka muri bo ziba zihari, ariko abafite amashene yo birumvikana ko nimero zabo ziba ziriho. Ushaka Pastor Mutesi jya kuri Gira Neza TV ubanze ukore subscribe niho ubona nimero, noneho ujye no kuri Kanani TV Rwanda haba hariho nimero, ubundi mukore subscribe niha ubasha ubone uburenganzira, ujye no kubyiringiro Bizima TV ukore subscribe ubundi ubone nimero. Udakoze subscribe byo ntazuri ubone, birumvikana. Ngo reka no bashimire cyane kuba mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha. Asante.